Abatwara imodoka mu mujyi wa Nairobi bajya cyangwa bava ku kazi, hari amasaha agera imodoka zigahagarara kubera ubwinshi mu muhanda. Hari aho bigera ukabona abantu batangiye kurambirwa. Muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona, aho abantu benshi babuze utuzi, urubyiruko rwo mu mujyi wa Nairobi rukora imyitozo ngororangingo rwibumbiye mu itsinda rya Clan Acrobats bihimbiye imirimo yo gukora izo siporo muri aya masaha mu mihanda uko bahakura n'agafaranga. Us like acrobats, we deal with gathering where people Ubundi twe nk'abakrobate ibi twabikoraga mu birori aho abantu bashobora guteranira tukabashimisha. Ariko kubera COVID-19 ntabwo abantu bagiterana. Guhagarika ibikorwa bihuriramo abantu benshi byatumye ubukungu bw'abanyakenya benshi bakoraga imirimo yerekanirwa mu ruhame buhungabana, aho ahantu hose ibyo byose byaberaga hafunzwe. Icyiza ni uko bategereza nko mu muhanda y'amatara y'umutuku yatse, aha niho bakorera siporo zabo. Noneho ay'icyatsi yaza bagahita bava mu nzira. Ibiro bishinzwe ibarurishamibare muri Kenya bivuga ko ubushomeri bwikubye kabiri kubera ingamba zafashwe hagamijwe guhagarika ikwirakwizwa rya COVID-19. The youth unemployment before COVID was high and after. Ubushomeri mu rubyiruko mbere ya COVID bwari bwinshi. Ubu noneho muri COVID bwariyongereye ku buryo ubu umubare munini w'urubyiruko watakaje amahirwe menshi yo kubona akazi. Nyuma yo kumara amasaha menshi bamara bakora iyi myidagaduro mu muhanda, abakrobate bo mu itsinda rya Clan Acrobats iyo barangije bajya no gutoza abana bato. Alvin Miheso w'imyaka 10 amaze imyaka 4 atozwa n'itsinda rya Clan. Napenda acro juu ni talent yangu. Ndashaka kuba umwakrobate ninkura kuko ni impano yanjye. Ndashaka gukorera amafaranga kugira ngo nzabashe gufasha abakene. Mu rwego rwo kwivana mu bukene, abakrobate bo mu itsinda rya Clan barateganya gukomeza gushimisha abareba amasiporo yabo igihe imodoka zabaye nyinshi mu muhanda bategereje ko amabwiriza yo kwirinda COVID avanwaho.